ubutumwa mu bumpere umugabo witwa Muramira Regis na Sam Karenzi. Ubabwire ngo turarambiwe pe. Abantu bararambiwe kumva ibintu barimo. Murekeraho abantu barambiwe matiku mwirirwamo ashobora kuza. Impamvu tubivuga bari gusatira umurongo wo kujya gukora ibyaha. Hamaze iminsi humvikana imvugo zishobora gushyamiranya abantu hagati ya Muramira, umuyobozi wa radio muzi, Sam Karenzi, umuyobozi nawe wa radio muzi. Ariko iyo dusesenguye imvugo zabo bakoresha basubizanya zishingiye ku makimbirane yabo baziranyeho biri person, ariko noneho ubona bagenda babikwedura. Uko twabitangiye mbere siko tubibona ubu ngubu, turabona bagenda babikwedura. Ariko kubera ko bakoresha imiyoboro y'ibitangazamakuru bakorera, urabona biri kugenda bifata indi ntera. Ibi bigafatwa nko gutandukira amahame y'umwuga w'ibitangazamakuru, ariko kandi biraganisha ku nzira zo gukora ibyaha. Kuko uko batandukira ayo mahame y'itangazamakuru bafite abazabibabaza, ariko twebwe tureba kuri side y'ibyaha, baragenda basatira ibyaha. Amakimbirane hagati yabo usanga ashingiye ku mabanga ubu bwabo baziranyeho, nk'abantu bakoranye bagakora muri za siporo, bagiye babamo babera n'abanyamakuru baje. Urabona ni ibintu baziranyeho, ariko niba ari ibintu baziranye ntibabibike ubwabo, bareke kubizana bakoresha ibitangazamakuru bakorera. Kuba barakoranye ku bitangazamakuru bimwe, kugira ibyo bapfa bibaho, ariko ntibivuze ko ahubwo bagombye gukoresha indi miyoboro ngo umwe atakinga undi ejo asubize, undi ejo ateguze part 2, undi usanga ni ibintu biri unhealthy, ni ibintu tutexpectingaga mu bantu nk'abariya babasiniya n'ukuri. Hariho nabo mwabonye musanga murabazi, hariho abari babazi mu mujyi nk'abantu bakora akazi, ariko mutunguwe nyine n'akazi bakora ni kariye. Ikindi cyiciro gikurikiyeho nicyo abantu bane nabo bakekwa bafatiwe mu byaha by'ubujura bw'amafaranga, ndetse umwe muri bariya akaba yaribye telefone akiba n'amafaranga. Ikindi cyiciro ni cya gatatu, kira cy'umugabo umwe wihariye Kalisa Thierry, cyekaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Namubonye muri Kanga, buriya hari abantu bari bamuzi ko hari akazi akora k'ubucuruzi, ariko twebwe mu rwego rw'ubugenzacyaha natwe tumuzi ukundi. Hanze bamuzi uku, ariko mu rwego rw'ubugenzacyaha natwe tumuzi ukundi. Yagiye agaragara mu bikorwa byo ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Turaza kubijya imuzi. Muri make bose hamwe n'abantu 19. Mu bukwe gusaba no gukwa, muri ya groupe igaragiye abageni abakobwa cyane, hari umuntu umwe ngo waje ubwo ndakora reportage subiramo uko yatubwiye nyine, tumubaza uburyo yibwe kugira ngo tubone uko tuzakangurira abantu. Ubwo bari kwa kundi mu nzu abageni bitegura, abageni ubwo ndavuga umugore bari kwitegura, afite groupe y'abakobwa benshi, urabizi nyine iyo bahari. Ubwo telefone ziri hariya ziri mu bikapu, ariko aho ngaho muri iyo groupe hakaba harimo undi mugore, ndakoresha ijambo ngo w'ikizungerezi niko bavuze, umugore w'ikizungerezi ngo wari urimo we yimakiye yituje yibere kuri telefone ye yicaye aho ngaho. Noneho igihe umugeni asohotse barangije bamusigira za telefone n'ibikapu n'ibindi bintu by'agaciro, nta kibazo ndabarinda. Ubwo bisigiye umuntu batazi batabonye, bose batinya kuba bamubaza ngo urinde, ari musigiye baragiye. Ibyo twabyita iki?
uburangare ubuteganye buke cyangwa ubwo igisubizo muracyumva. Ubwo muri make bari hamwe n'umuntu wabatagati, bamaze kugenda arakusanya telefone zose n'ibindi, urumva n'amabiju n'ibindi bintu by'agaciro, aragenda yarafite ngo contact rwose, ngo ubona ngo ari umuntu gusa neza wo muti waje bimakenye n'umuje gutambuka n'umushara nawe bakoresheje ijambo ngo nikizungereza. Bamaze gusohoka uti nta kibazo ugenda asigara hano, akusanya telefone zose bishyira mu modoka yitonze aragenda. Arutse bose barebanyeho, nta numwe muzi, nta numwe, nta contact, wenda yababwiye aranabashuka akazina, ariko ubwo bagafatiraho. Cyane cyane harimo rimwe ibintu ubona ukavuga ati nimwe ba nyirabayazana, nimwe mwabyikururiye. Aho ngaho tugize amakenga nk'izo telefone ntabwo bazitwara. Urumva ko ya profise icyuho cy'akavuyo n'ibiki arazikusanya aragenda. Ikosa ryakozwe habuze kugira n'umugira amakenga avuga ati ariko si umuntu ninde dusigiye telefone, ko twe tuziranye ninde umunsi. Nyine hari ukuntu bava utuzina ngo ni Fani, ni Nunu, ubwo ni nkako yababwiye, ni Koko, si utuntu nk'utwo ngutwo. Iryo zina muri uyu mujyi ni benshi. Ikindi, gutinya kubaza umuntu mumaranye umwanya ungana kuri, ugatinya kumubaza amazina yawe n'iki. Hari umugani mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo hariya ngo intabaza n'abazirira ku muziro. Iyo umubaza wowe watashye uri ku ruhande rwande, ese ko tutakuzi bitwaye iki, ko abantu batinya kubaza. Urundi rugero rwa kabiri nabwo ni mu bukwe, hakaza ubwo nabyo turafata urugero rw'ibyo abibwe batubwiye. Bari bicaye ku meza mu bukwe muri reception, haza ngo umusore w'igitangaza wambaye neza, bakongeraho ngo uhumura neza. Ubwo turi gukora reportage, turi kwifashisha amagambo abantu bakoresha. Baricaye ku meza baraganiriye, ababwiza na wenda ritanari ryo, barangije barahaguruka bagiye guferista, baramubwira ngo sasa ngo izi telefone uzitubikire, ngo usigare hano uturindiye telefone. Muri make barindishije umuntu batazi, ariko ngo uko yababwiye akazina ka John kaki utuntu nk'utwo ngutwo two kubeshya. Bamaze bose kugenda ngo bari bagiye kuri buffet, araterura telefone arigendera. Bagarutse bararebye nta muntu n'umwe umunsi, ngo ugasanga baritana wa mwana ngo ko nabonye bamuganira cyane.